Mwiriwe neza. Nk'uko bisanzwe, nagira ngo twigire hamwe. Nanone isomo ry'uno munsi turiharire kubara irangi rikenewe kugira ngo tubashe gusiga inkuta z'inzu muri sayiti. Byose turabyiga tugendeye kuri iyi PowerPoint ya resume y'ibyo tugiye gukora. Noneho ku ikubitiro aka ka resume nakise construction paint calculation steps. Noneho ahangaha turi buze kuba dukomparinga ibibarwa na Revit structure n'ibyo tukarikirisha amaboko. Mu by'ukuri ntabwo byafata iminota irenze 5 niyo yaba ari inzu nini cyane ukoresheje software kuko ndi command uhereza imashini. Ibi rero nabikoze uyu munsi ku itariki 28 z'ukwa 11 2023. Noneho turatangira tureba ubwoko bw'amarangi kuko iyo ugiye kubara irangi ubanza gutekereza nanone ni flashback, tukamenya ubwoko bw'amarangi akunze kuboneka muri site. Nkuko mubizi tubona weatherguard, nako tubona undercoat cyangwa se primer, ubundi mu kinyarwanda dukunze kuyita enduit. Tukagira ibyo twita silk, tukagira weatherguard cyangwa se shield guard emulsion. Aka kajambo kitwa emulsion aho muzajya mukubona mujye mwumva yuko ni amazi, ni irangi riba rifunguzwa amazi. Tukagira gloss cyangwa se aya marangi dusiga ku byuma. N'amoko ane wenda turi buze kuvugaho muri iyi case. Noneho definition, undercoat ni ubusobanuro bwabyo, ni irangi nyine rifunguzwa amazi nk'uko mubibona muri iyi definition. Muzagerageza kubisoma kuri internet naho biriho. Silk nanone ni irangi rifunguzwa amazi ariko riterwa ku nkuta z'imbere mu nzu, cyane ko undercoat no mubizi ko ryanduza inkuta haba imbere n'inyuma ku nzu. Weatherguard ryo ni rya rangi rirwana na cyangwa se ririnda weather conditions nka humidity. Iri rya gloss nanone ribasiga ku madirishya, inzugi, imiryango, ku mireko n'ibindi byose by'ibyuma mujya mukunda kuyabona hano muri site abahari. Noneho application ni gute noneho usiga iryo rangi. Mu by'ukuri ubanza ugategura urukuta rwawe baba baruteye igishahuro, warangiza ukazana sanding paper ukaponsa, byaba ngombwa ndetse ukanazana ukabruinga cyangwa se ukaruhubaho ivumbi. Noneho haba hariho utwobo cyangwa se utunise cavite ukadufiringa na filler mixture. Filler nawo byikoresha gufata sima y'ifu ukayishyiramo amazi make, ugasukamo enduit cyangwa se ya primer, rya rangi ririmo ryanduza urukuta, ukarupunda rumweru. Warangiza ukagenda ufiringa ukoresha kagudumara, warangiza nanone andi wafirinze ukongera ukanyuzaho sanding paper. Mu buryo bwo gusiga irangi rero ni ukuvuga ngo yaba undercoat ushobora gusiga kushe imwe cyangwa se ebyiri. Hano mbibutse yuko hagati ya kushe n'indi nibura ugenda wariterana mu isaha imwe kugira ngo irangi rise nk'irikamuka, otherwise wasanga urukuta rwatose kubera kurihomaho kandi n'ubundi bitanga umusaruro mubi. Noneho hagati y'ariya ya mbere n'iya kabiri ugashyiramo amasaha 2 cyangwa se 3 kugira ngo ribase nk'irikamuka, ujya ubona ushyiraho iyindi layer. Noneho bwa gatatu nanone step ya gatatu nuko ujya wasiga irangi riri fine. Nimba wahisemo gusiga weatherguard, ugusiga silk, utera layer 2 kugeza kuri 3 kugira ngo irangi ribe rimeze neza. Noneho ikindi nanone turareba uko ufungura irangi, step unyuramo. Nenye navuze enye kubera iki? Kuko nuvuga ngo ugiye gusiga irangi ubanza ugakarikira ingano yaryo, ukamenya ribuze kugura umukiriya aragura irangi ringana iki. Igihe ari kurigura nawe ushobora gukora wall prep, uragenda ugategura urukuta rwawe kwa kundi kurukuba, gufiringa, kubrowinga. Kuri gatatu noneho ukarifungura. Yari emulsion paint twavuganye yuko n'ubundi urifunguza amazi. Yari fast dry, urabizi ko barifunguza peteroli, essence cyangwa se tineri. Noneho mu gusiga
nibwo usiga za layers imwe kugeza kuri ebyiri za undercoat, wanyuze ugasiga nanone ebyiri cyangwa se eshatu bitewe n'uko ubona urukuta rwakeye rwa final paint. Aha noneho ni gute ubara iryo rangi? Mu by'ukuri ukuri guhari ni uko litiro imwe y'irangi urebye no kuri interineti bigaragara yuko isiga metero kare 6 n'igice kugeza ku 10, bivuze ko biterwa n'uko urukuta rumeze. Iyo ugiye gukarikira rero umubare wa litiro ziza kugurwa, ni ukuri buze gufata square meter cyangwa se metero kare z'inkuta ushaka gusiga, warangiza kuri case yanjye turagabanya na 6 n'igice. Icyo gihe tuba tubonye umubare wa litiro z'irangi ziza gusigwa, ukibuka ko izo litiro uba ubonye ari zisigwa kuri layer y'irangi ugiye gushyiraho. Noneho uko urifungura nuko urivanga. Hano ni ukuvuga ngo tuba tugeze ku kurifungura. Nimba wemeje kurifunguza amazi, hano turareba on my case, turavuga kurifunguza amazi. Ufata wa mubare wa litiro wabonye ugomba kugura, ukagabanya kabiri, ayo mazi akaba ari yagura. Mu magambo make, ijerekani ya litiro 20 ifungurwa na litiro 10, kimwe cya kabiri cy'irangi. Noneho rero reka tujye kuri Revit dukore comparison. Kuri case yanjye turabarira ku nzu ifite metero kare 24, ko ni akazu gato gafite metero 6 kuri enye, kakagira n'ubuhagarike bwa metero enye. Noneho ndava kuri iyi PowerPoint nindangiza njye kuri iyi Revit. Ni ukuvuga ngo muri iyi Revit nk'uko nabibabwiye, iyi ni inzu yanjye ifite metero 5, mu bugari hano ikagira metero 6. Noneho iyi nzu turayibarira irangi, ni ukuvuga ngo hano imbere n'imbere mfite 580, kandi murabona ko iyi grid yanjye inyuramo hagati. Uru rukuta nanone rukaba rufite 20, bivuze ngo hano hirya ya center mpafite 10, na hano nanone nkagira irindi 10, niyo mpamvu ari metero 6. Nanone hano baze inyuma n'inyuma nanone gafite metero 5. Icyo ndi bukore nkiriwe njya kure cyane, nuko ndi bushyire muri 3D. Izi process z'imbere ntabwo niwe nzimenya kuko nzi ko twaziganye. Noneho tugiye kubara umuzenguruko w'inyuma. Iyo ugiye kubara urukuta uselectinga urukuta rumwe, urabona mu buryo hano turi muri annotation. Selecting urukuta biratuvana muri annotation tujya muri modify wall, kuko selectinze urukuta. Mwibuke yuko hano ngiye kuri section kuri south, ni ukuvuga ngo mfite level 0 cyangwa hasi ku gitaka ni level 1 kuri 0, hano metero enye, niyo mpamvu hahita ari metero enye. Noneho ni selecting urukuta, ndaza kuri aka kantu kitwa paint, PT niyo shortcut. Urugize PT kuri clavier yawe uhita ubona urukuta. Ndakirikaho mfata irangi, nindangiza ndaza noneho mbwire software ko nshaka gusiga irangi risa gutya, niyo bita oak flooring. Noneho nkiri kuri uwo murongo w'inyuma urabona ko irangi ritarijyaho, birenze ku ruhande nanone bigenze gutyo, naho nguru nimbisiga biragenda gutyo. Naho nimpakirika no kuvuga ngo inyuma n'inyuma ni kuri yahangana. Nindangiza njye kuri dane, nerekana yuko ndangizanyije n'urukuta. Nimara gushyiraho irangi, ikindi bukora nuko mugiye guhita nka take off. Murabizi ko tujya kuri view, wangiza tukajya kuri schedules, tukaextendinga, ngafata material take off. Kuri material take off table
ndahita manuka hano hasi ndascrollinga ngere ahanditse wall. Hano nimpagirika irahita imbwira yuko ari wall material take off 2. nshobora no kurineminga nkayita paint body of house 5x6 meters. Nindangiza nkirike okay, niko take off report yanjye iri buze kuba yitwarira zina nyahaye. None ndebe ibikenewe hano. Nshaka kubara n'ibyo nshaka kumenya square meter, nshaka kumenya as paint, nshaka no kumenya material name, nkabyohereza muri schedule field. Ariko nanone material irabanza hejuru, hakurikiraho square meter, material as paint kuko nshaka kubara irangi, irike okay. Noneho ya take off report yanjye yitwa paint house 5x6. noneho mururenzane gutya. Igihari nuko urukuta rwanjye n'uvuga ngo hano yampaye mwitegereze neza, mfitemo default wall 24 square meter, ariko muri material as paint ni no, kubera ko ntabwo nayibwiye ngo ibare amatafari. Ariko noneho hano yandika aluminium square meter zingana na rwa rukuta, ariko ishyiraho yes kuko nayibwiye ko ikarikira irangi gusa. Tugerageze wenda kwitegereza kuri aka gashushanyo. Ni ukuvuga ngo hano nimaze gukirika kuri ninkirika kuri wall nta kintu kiri bube selected kuko ntabwo nigeze mbara amatafari. Ariko ninkijya kuri aluminium iranyereka ko urukuta rubaza rubaye selected, kandi murabizi ko rufite metero 6 kuri height ya metero 4, bivuze ni square meter 24. Aha ni sawa 100%. Noneho ninkirika kuri aluminium nanone murabona ko ihita selecting ari urukuta rwo hirya ifite 20, kandi hara turabizi ko hafite metero 5 yo kubya na metero 4 square meter 20. Aluminium ubu ni irangi ryo kuri urukuta, yenda aluminium n'urukuta rwa hano. Kugira ngo byorohe ushobora no kuza ugafilteringa hano kayibwira uti as paint yes, then hano igahita itanga material area. Noneho hano kuri sorting hano izingana 20, inkuta zifite 20 ikazishyira ukwazo. Nuvuga ngo hano nimbikora nka gutya irahita inyereka inkuta zifite 20 yuko ari izi ngizi yabaze. Nanone nshobora kuza hano ngafilteringa mu bundi buryo, ngasortinga hano as paint header rank, nkaza kuri rundi toto hano nkaza nkayibwira toto only, banyiza ngakirika okay, irahita igenda iziteranya. Noneho formatting nanone hano nshobora kuza kuri material square meter, ariko nkaza nkareba calculated totals. Narangiza noneho nkagira okay nka gutya igahita nyereka yuko zingiza ari square meter 80 mu gihe yaba yabaze. Ariko hano attention, ifite aluminium paint z'inyuma, ikagira n'izi ngizi oak flooring kuko zo zari zibariye ku rukuta rw'imbere. Aluminium ni inkuta mu mubiri w'inyuma, flooring rero n'uvuga ngo ni inkuta z'imbere. Hano nanone nshobora kuza ngasortinga filtering as paint iko hano ngashyiramo none, material name, sorting filter, nukuvuga ngo hano square meter 80 bivuze ngo barimo 40 za aluminium, bivuze ngo ahanga izingitse duhaye ni square meter z'imbere kuri buri rukuta, 40 z'imbere na 40 z'inyuma kuko na mari abiri. Ningiko kujya mubona ko bigenda bihindagurika.
noneho nshobora kuza nanone ngasubira hano nkaza kuri edit. Bino byo nta kibazo, iyo ugiye gushyiramo formula turabizi ko tuyishyiramo hano paint cost. Naho formula ni common type currency formula. Ni hahandi uza ugasetinga ukavuga ati urafata material area times nagushyira kandi gakorone ka cost. Ni ukuvuga ngo urabanza ukayiha, bivuze ngo hano nshobora kuza wenda nkareba material cost nkakongeraho as paint area cost izamuka hejuru gake, okay. Hakazaho agakorone ka material cost hano, narangiza naho ngasubira kuri field, nkaza kuri iyi function symbols, nkagira paint cyangwa se niyo nakita pricing. Ngiye kubereka inzira binyuramo nubwo tutasetinze cost imbere, ariko ibyo nzabigarukaho kuri video ya kabiri. Ni common number, then formula uraza ukahita uyita material area kuko ni kuri square meter dukorera, times ugashyiramo kariya akanyenyeri material cost, warangiza noneho ugashyira aga slash meter power 2. Ni ukuvuga ngo hano ushyiraho power 2 kuko turi gukora iriya meter power 3 yaba ari square meter, cubic meter ugashyiraho kabiri. Ni ukuvuga ngo iyo wasetinze cost bwa mbere kuri square meter ukirika OK gusa igahita ifiringa aka kazone ka hano kubunoza ku mafaranga. Ni inzira tunyuramo, ariko ibi kugira bitaza kuvuga mu byinshi reka tuzabikore ku nshuro ya kabiri, tuzahite part 2 mubanze mumetirize kuno ubasha kubara amarangi. Software hano kuvuga ngo urayigerageza inshuro nyinshi. None icyo ngiye gukora, ngiye gufata iyi nzu nyishyiremo imiryango, twongere ducomputinga kandi kantu tuza kwita iri zina, ariko tugashyira kandi kantu kugira ngo bitandukanye n'ibya mbere, ariko tubikore twamaze gushyiramo imiryango hano. Ndasubira kuri level 1, njye muri architecture, noneho njye kuri door, then hano nze mfate umuryango nshaka gushyiramo, hano nshyiremo umuryango ufungukika wegamiye kuri rugo, na hano nanone nze nshyiremo undi muryango nanone ufunguka, na hano nshyiremo umuryango. Aha tubihore kugira tureke iza kumaintaining ibyari bihari, dushyira ahantu hatatu gusa. Ni ukuvuga ngo uyu muryango reka tuwufungure urebamo imbere, noneho dushobora no kuza umuryango tukawukingira kuri 20 hariya, noneho apati y'aka twatwise 5 times 6, reka nka minimizing, nindangiza njye muri view nongere nkore take off. None turebe ko igabanyamo iriho square meter ziriya miryango. Material take off, category name, uvuga ngo hano nanone ngiye kuyibwira ikore kuri wall, ariko hano nshobora no kuyita okay, name nyite house 5 times 6 with doors. Noneho nkirike OK, nanone nze ndebe material area as paint, nanone ndebe material name, nshaka nkore tuno dutatu gusa, name here hejuru kuri kigona kigamita na paint, then ngire OK. Murabona ko hano kahise kaza kwitwa house 5 times rya zina maze kugaha, nindangiza ngakurure nkazane hano. Muri make nimbasha kubibereka neza, murabona iyi aluminium yahoze ari 24 yabaye 22 kuko iraselecting urukuta hano no hirya, ariko umuryango ikawukuramo.
bivuze ngo iri ni irangi ry'imbere kuko ninashyizeho amareya abiri atandukanye, naryo ringana n'iry'inyuma kuko binganya size. Ku rundi rukuta rwa 20 yagumye kuba 20, n'irangi riba 20, n'irangi ry'imbere riba 20, kubera yuko uru rukuta nta muryango urimo. Nanone nitujya hano kuri 22 urabona yavanyemo uyu muryango, ariko urukuta irarubara, nibyo byagenze kuriya. Then hano no kuvuga ngo iyi aluminium uru rukuta rwaje hano kuko rwa rusanga ari 20, ni ukuvuga ngo umuryango wakuyemo square meter ebyiri zisigara ari 18. Mugize ngo nanababeshya, nshobora no gusubira hano narangiza nashaka ngashyiramo undi muryango hano, wenda na hano ngashyiramo undi. Ni ukuvuga ngo hano irete ya updating hari 22 hahindutse 20, kuko ni ukuvuga ngo imaze gukuramo metero kare enye. Hano hajyaga 24, hasigaye 20 ihita ya updating kuko hagiyemo imiryango ibiri, mu miryango ufite metero kare ebyiri hirya no hino. Ni kimwe nuko ndamutse nje hano ngashyiramo ni ukuvuga ngo ndamutse nje hano nkaza ngashyiramo umuryango, ni ukuvuga ngo mubyitegereze, hari hafite square meter 20, nishyiramo umuryango hano, ni ukuvuga ngo automatically irahita zigenda zihinduka 20 instead yo kuba 20 zahita zihinduka 18. Dore ngibi hano byahise bihinduka 18. Bivuze ngo uru rukuta rufite umuryango umwe, cyo kimwe na hano birangana, niho hafite 18. Dore ni nkiri kandi kuri 18 murabona ko ari urukuta, n'inkirika 18 nanone biba ari urunguru. N'izi nazo ziranganya zikagira 20, n'inkirika 20 murabona ko ari urukuta. Basubize inyuma gake, mbibutse yuko twabonye hano ko dufite ubwoko bune bw'irangi: undercoat, tukagira silk, tukagira witherguard na gloss. Definition kuri internet mwabibona. Application ukabona yuko ugomba kubanza ugakuba urukuta, ugasiga undercoat cyangwa se anduwi layer imwe kugeza kuri 2, nizo ugashyiraho irangi rikesha nibura amareya 3 cyangwa se 2 biterwa no uko ushaka gukesha urukuta. Ikindi hano ugenda usiga isaha imwe kugeza ku 2 kugeza kuri 3 kugira ngo layer ya mbere ibanze y'umuka usiga ahandi. Quantité y'irangi twabonye yuko litiro imwe y'irangi isiga square meter 6 n'igice kugeza ku 10. Noneho kugira ngo iyo umaze kubona izi square meter ziri hano, kuko nshatse kumenya irangi ryajya kuri square meter za kuri rukuta, nafata 26 n'igice ngahita mbenya umubare wa litiro uza kujyaho. Niko bigenda uhita ufata nkuko nabigarutseho hano, ufata ubuso ufite, then to calculate how many liters of paint you will need, uzadividing total paintable cyangwa se ubuso usiga na 6 n'igice ubone number of liters. Noneho turahita tujya mu gufungura irangi. Mubyibuke neza yuko rwa rukuta rufite square meter 20, ushatse kumenya amazi uza gushyiramo kuri emulsion paint, ufata zira square meter ukazigabanya kabiri. Nimba ari litiro 20, bivuze yuko amazi azajyamo ni litiro 10 ufunguza rya rangi warangiza ugashigisha ukavanga, bikaba birarangiye. Mu by'ukuri ibi ntabwo bikora ku nyubako ntoya gusa, cyane ko nashushanyirizaga iyi ni inzu ya Ujiri, nende gusubiramo kugira ngo nayo nyibarireho. Gusa icyo namaze kubona nuko uko byagenda kose software irabangutse kurusha uko tubitekereza, kuko n'ababeshye no kuvuga ngo aho bigeze Revit bakubwiye ngo ujye kubarira inyubako bakaguha PDF gusa, ushobora kuyibarira ibikoresho byose bizajya mu gukora. Hano ntabwo asize irangi ry'umweru, hano nsiga irisa kuriya, hano nsiga irisanzwe. Ni ibisanzwe nuko uza ugaselectinga urukuta ukajya ku irangi ukagira paint. Iyo usanze warusize irangi bitari ngombwa, ushobora no kuza ukarimuvinga paint.
ukarikuraho, urikuraho bigakunda. Ni programming. Ubutaha nzahita mbigisha ukuntu nanone nk'iyi nzu mba nayibonye, ushobora gufata PDF ukayinjiza muri Revit. Hari inzira nyinshi, ariko iriho yoroshye no kujya hano kuri insert, warangiza ari kuri level 1 cyangwa kuri level 2 birashoboka. Ushobora kuza nanone ukajya kuri insert, import PDF, warangiza ukajya wabitsa na PDF yawe. Inzu urayizana ukayishushanyiriza hejuru, warangiza ukaza gusiba iyari iri hejuru. Ni ibintu bishoboka. Avuga ngo nshobora kuza nkayipestinga hano, nangiza nkagabanya scale. Ibintu bishoboka cyane. Nangiza nkayishushanyirizaho. Kigenda mfata architecture, mfata wall, architecture wall, nimba ari santimetero 3, ndaza nka activating chain hano, nangiza ngashushanya inkuta zanjye. Narangiza guhuza, bahita nzishyira muri 3D. Inzu ihita ihagarara. Cyo kimwe nuko nshobora no kuza nanone ngasubira kuri wall, architecture wall, nanjye ngakoramo partitions, nkayishushanyiriza hejuru. Ibi tuzabisubiramo rwose ku buryo tubona ko ibintu byose bishoboka bitewe na document ufite, ukaba waza gukora take off yawe. Ahari imiryango ukayikora, bivuze ngo inzu igihe igahagarara. Yamara guhagarara ushobora kuza nanone ugashyiramo imiryango. Ntabwo ari ibintu biba bigoye. Noneho imiryango yawe yamara kujyamo, nanone ukaza gukora take off bitewe n'aho ushaka gushyira imiryango. No kuvuga ngo buri kimwe cyose uragenda ukibara ukurikije za size nuko bikunda. Irangi rero n'ubundi tubonye ko ari guselekta urukuta, ukaza paint, ugahitamo ubwoko bw'irangi ushaka gusiga, ugahita uritera ugenda uriterekaho. Ibyumba byawe ukabitera irangi. Muri make ni ukuvuga ngo ubuzima ni uko bumeze. Murabona ko ibintu byose byoroshye. Muryoherwe n'iyi video, twungurana ubumenyi, musharinga iyi video, mumpa comment kugira ngo menye ibyo guhindura, like zibe nyinshi, ikindi musubscribing, ndetse iyi link y'iyi channel muyihererekanye kugira ngo dukomeze duhurize hamwe ubumenyi. Ibyo muzi mubimpe mbihereho, nanjye ibyo mfite mbibahe. Tuzarushaho gukora umurimo unoze twese dufatikanyije. Murakoze, mukomeze kugira ibihe byiza. Bye.